ya Sarpong ni ibintu bisanzwe muri equipe gusa ku giti cyanjye Sarpong numvaga ko atava muri equipe kuko n'umukinnyi wadufashaga yaduhaye champion umwaka ushize n'ubungubu n'umukinnyi wadufashaga cyane. Hanyuma Rutanga hari abisanisha n'ibyo ugize gukomozaho uti ibintu by'amashyamba ibyo bibiri kuvugwa abantu bati wenda ba Sadate gutya n'abandi gutya byo nka kapiteni niki wabivugaho ino situation irimo kubigendana n'imiyoborere ya Rayon Sport? Yarumva Rayon Sport cyambere Rayon Sport idatsinda avuga ibintu byinshi iyo bitameze neza hari ibintu nabonye abafana bamwe batarabyishimiye abandi bakanyandikira Rutanga ni wowe biri inyuma ugambaniye equipe ntabwo bishoboka bibaye gutyo watwara twebwe ubwo APR yasigara ubwo gatwara twebwe ubwo championnat bivuye gatwara Rayon Sport na isigare bibaye gutyo ibwiseshejwe niko numva byagenda ubwo batafatira ku championnat mwaka ushize. Ikaze nanone mu biganiro byacu bitandukanye ni UC Sport TV ngende Clarisse w'Imana nkuko twababwiye gahunda no kwegera abasportif batandukanye cyangwa se abastar bafite icyo baze kuri sport bakatubwira uko babizumva. Kuri uyu munsi rero twagiye gusura kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport bamwita Rutanga Eric mbere yuko atwemerera ngo aduhe ikaze iwe ni umukinnyi wakina mu equipe agiye atandukanye harimo APR Football Club ubu ni kapiteni wa equipe ya Rayon Sport aratugana byinshi bitandukanye dore yuko equipe ayobora harimo utubazo duto ari nako abakunzi bacu namwe mushaka no kumenya uwo ari we muri rusange aratuganira no tubazo dutandukanye twebwe ibiganiro byacu bizajya biba ari relax kwisanzura umunaki akavuga nta kimuko mu mwokora muri rusange reka turebe ko kapiteni aza kuba dukingura ariko twe twavuganye ntago yabyanga hanyuma tuze kuganira kuri byinshi bitandukanye. Mireho neza kapiteni gusuzanya ngo ntago byemeye muri no minsi wapi amakuru iminsi duhaye ikaze yani karibu buse ko turi mu bihe bya Ramadan muri butwakire turasanya na gafitari nta kibazo. Aratwemera duhaye ikaze ni kapiteni wa equipe ya Rayon Sport Rutanga Eric agiye kutugana byinshi bitandukanye nubwo bari mu gifungo cya mwezi Ramadan ariko bakira n'abashyitsi b'abakristo ikaze muri rusange. Rutanga reka twongere none tuguhe ikaze. Murakoze cyane. Muri ibi bihe bya COVID-19 Rutanga bameze ate kuko yego ko kanya gato twabona gusa nkaho uri murakora imyitozo ariko unatubwira ukuntu bumeze? Urebye muri bino bihe ni ibihe bitoroshye byabaye impinduka kuri twebwe nk'aba sportif urebye ntabwo twari tubimenyereye akazi kacu kwari gukora imyitozo ariko byarahindutse urumva ntabwo twemerewe kujya gukora imyitozo ya equipe niyo mpamvu ugerageza gukora imyitozo ku giti cyawe urebye rero muri bino bihe akazi kanini ni ukuryama nkakora n'imyitozo yanjye ku giti cyanjye rimwe na rimwe nkafasha n'umugore nsigaye nanjye hari ibintu byinshi namenye kabisa. No kuvuga ngo muri bya COVID-19 Rutanga hari ibintu yungutse gukora mu mirimo yo mu rugo? Hari ibintu byinshi nagiye menya byo gukora ubundi urabiza akazi kanye kari gukora imyitozo akazi no kuza nka rimwe na rimwe nkahita niryamira cyangwa nkaryama urumva nta movement nyinshi nakoreraga mu rugo akazi kenshi nagakoreraga muri equipe ariko urumva ubungu nsigaye nirwa mu rugo gihe kinini mba ndi mu rugo urumva rero hari utuntu twinshi nagiye niyunguramo. Dusangiza abakunzi bawe eri ubungu nushaka no ndagutekera nicyo uzi guteka byose ndabizi kabisa. Urugero utatubeshya ushaka iki se? Icyuzi kuko hari icyo umuntu aba afitemo speciality nk'ubu ngubu reka tubisanishe na football uzwiho kuba uzi gutira kufa kuki noneho ngambwira mu bigendanye n'imitekere cyangwa uzi gukaranga amazi? Ubungu nzi guteka umuceri kabisa nka gutekera neza atari bya bindi byawe ushaka kuwutemesha. Ndabona
morale ari yose kuri kapiteni wa ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma madamu n'umubebe se bameze bate? Bameze neza, barashima Imana. Urebye turi no mu gisibo, tumeze neza, ni ukwezi k'amasengesho tuyarimo, tumeze neza nta kibazo. Mukanya nibwo nibazaga ni twinje screen hariho match ya Leicester na Wolves. Navuga ndi wenda buri murareba ama match yenda yatambutse n'ibiki, ariko navuga ni kuko Rutanga Eric kakazina kagasiramu harya nakana Aklam. Ndavuga ni buriya Aklam afata n'umwanya wo gusoma Qur'an cyane, yuko bavuga yuko muri ibi bihe Imana iba yumva ubusabe cyane. Eric arabikora Rutanga? Urumva ntago ndamenya Qur'an, sinakubeshya kuko ninje no mu idini vuba, ariko hari udutabo bagiye bampa two kugira ngo ngende menya idini, kuko urumva njya muri Islam hari abantu benshi, abashe benshi twese tumenya na bite n'izina. Urumva bagiye benshi banyitaho, banyigisha uburyo bwo kumenya gusari. Urumva utwo dutabo nyina ndusoma, ariko akenshi ama match ndareba cyane. Urumva ndeba na match zabaye na equipe ntafana, asubiramo ndeba niyungura, n'ibyo ngibyo mba nibereyemo. Ako burusha kura match hakagira nka action mushinyakora ukayigiraho? Cyane birashoboka bite n'umwanya ukina, ureba buryo ahagarara cyane cyane mu buryo bwa tactique, ariko ashobora gukora icengo, biragoye kuba waryigana, ariko mu buryo bwa tactique buryo ahagarara, bari ahaniri nawe ahantu ubu uhagaze, muri ubwo buryo nibwo ugenda wiyunguramo. Reka dutangire gato tuvuga kuri ekipe y'abakunzi benshi, ekipe rwose nyamwinshi y'abanyarwanda, ntago twabihakana n'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport. Rutanga mu minsi yashize nibwo havuzwe ikintu cyitwa donc abakinyi n'imwumvishe ndi by'ubuyobozi bwavuze kubye no kuba gusubika amakontra yanyu, bavuga bati twiha amezi 2. Ubu bihagaze bite n'ekipe navuga mu nk'ibintu byinshi? Nagira ngo ufata akanya nka kapiteni wa ekipe y'abakunzi benshi, abanyarwanda benshi, ubabwira ukuntu bimeze. Birumvikana, ekipe nka Rayon Sport ni ekipe ikunzwe n'abafana benshi, bishyigikiwe ndetse birebwa. Iyo wabaye akantu gatoya n'ibintu barakururiza cyane, ukabona ni byacitse, ariko ntago ariko biri. Ukuntu byagenze, tunandika nari amaletre nk'abakinyi, nuko twari twaraganiriye na president, twaraganiriye aratubwira aho kugira ngo umukinyi ajye gusebya ekipe cyangwa ajye mu itangazamakuru avuge nk'ibyabanjirije mbere, nimba hari ikibazo mushaka kujya mugeza ku buyobozi mwakwandika, mukajya mubigezaho. Urumva rero ubuyobozi bwatwandikiye butumenyesha ko buduhagarikiye umushahara, ntitwabyumva kimwe. Nk'abakinyi turicara dukora letre yo gusaba ko bawushyiraho umushahara. Nta n'ikindi cyakibyishemo, nagiye mbona abantu nyuma bavuga ngo Rutanga ari mu ishyamba. Rutanga ndashaka kubabwira ko ishyamba ntanarizi, so wabonye mu rugo nta biti nabo simba mu ishyamba. Nako nagaciyemo, ariko ntago mba mu ishyamba, ngende umukinyi kandi ndeberera n'abakinyi banje, ndi kapiteni ku bakinyi banje, ndabareberera. Urumva iyo twicaye tukakora ikintu, urumva n'ubwo turi no muri corona, twese nk'abakinyi hari ibitekerezo bagiye bama. Urumva turi muri corona, ntabwo twicaye hamwe ngo tuganire. Urumva ninjye wari kwandika, ariko bitavuze ko ibitekerezo byari byanyibuse, byari iby'abakinyi bose. Turandika tubibagezaho, ariko ubuyobozi burabyumva, nabwo buradusubiza, turanaganira, ibintu biba amahoro, turumvikana, nta kibazo. Mwaje kwanzura iki? Uravuze uti mwaricaye murabyanzura, mwemeye yuko nka ekipe nyine muri rusange, mwemeye yuko ekipe nto mugiye kumara igihe mudahembwa? Urumva nka ekipe ya Rayon Sport, turabizi ni ekipe y'abafana, ni ekipe nta nikura kenshi ikura mu bafana. Natwe turi abantu, ngo tuyikina turayikurikirana, habayeho koroherezanya,
ariko ntago wavuga nk'umukinnyi ngo ugiye nanone kureka umushahara. Nabonye ibihe ngo ni mu kwa 9 tushaka gukina, arumva igihe kirimo ni igihe kinini, nanone ntago ugomba wabyihanganira ibigezaho nga, ariko habaho kumvikana. Mu buryo twaganiriye rero twemeranyije ko twareka ukwezi kwa 4, ndetse ko twumvaga ko igihe bari baduhaye dushaka gutangira nko mu kwezi kwa 5 imikino cyangwa kwa 6. Twemeranya ko yajya dufasha, ubuyobozi bwazajya bufasha buri mukinnyi bukareba uburyo bukamugenera amafaranga yo kubaho. Ibyo ngibyo turabiganira, twumva ku ruhande rumwe rwa equipe natwe twishyira ku rundi, twumva ko nta hantu yakura. Ariko urumva igihe kizaba kinini kandi bizaba ngombwa ko abakinnyi nabo benshi barakodesha, biba ngombwa ko nawe azajya akodesha iyo nzu. Urumva ntago yamaramo amezi hafi 4, ntago bamwihanganira. Urumva rero hazabaho kongera kuganira n'ubuyobozi, kuko ibyo byabaye tutazi yenda icyemezo cya ministeri. Ko nabonye leta ejo bundi ivuga ko tuzageza mu kwezi kwa 9. Urumva hazabaho koroherezanya twebwe n'ubuyobozi tukaganira, ko n'ubundi hari ibindi biganiro dufitanye n'ubuyobozi. Mukamutekereza ko mwa suggestion kuba mwakoroherezanya gute se ubu kapiteni? Urumva jewe ntabwo aka kanya nahita mfata icyemezo, kuko mba mfite bagenzi banjye, kuko ngewe aka kanya mvuze ngo ku giti cyanjye ndangiye mfite ukuntu mbayeho, nshobora no kuvuga Rayon Sport yenda yanzamure n'izina cyangwa ashyiramo yenda kuyorohereza, nkahita mvuga abana amezi nibashaka bareke cyangwa ariko sikundi yenda bibona. Turi benshi ariko tuzabaho koroherezanya. Ubuyobozi nabwo buraturebera, burabizi umukinnyi ko abayeho arakodesha, kandi akeneye no kubaho. Hari n'aba benshi bafite n'imiryango. Hazabaho kumvikana, ko nabonye ama equipe yo hanze nayo abenshi bagiye bigoma imishahara, ako sitwabigenderaho kuko bariya bahembwa neza kandi bahembwa n'amafaranga menshi. Urumva shaka no kumara n'umwaka dahembwa kandi akamera neza, kuba baba bafite n'andi binjiriza. Hazabaho kumvikana kandi ndabizi ko bizagenda neza. Mukanya uti mukicara mwatekerezaga nyine ko bazajya babafasha, ntago umushahara go kubazaba ariko azabamo kuzajya babafasha, bishyura inzu babone gutyo n'ibyo kurya. Minsi yashize tubona umuterankunga ko agira abantu agenera ngo ibyo kurya ndetse n'agafaranga gake, kuko umuntu yagura miti cyangwa wenda akunyuka umuhanda. Wowe byakugezeho? Byangezeho. Urumva ni ibintu byateje saga nanone, ariko ku rundi ruhande hari ikintu abantu bagomba gutekereza. Urumva umuntu araje, Clarisse araguhamagaye, bite ni Clarisse utuye, ndashaka kuzanira ubufasha bumeze gutya na gutya. Ndamubwira ngwino ni karibu kabisa. Urumva yaraje amereza ibyo kumpa, arambwira ni score yabigennye ni gutya na gutya. Ndavuga ndabashimira kabisa nk'ibisanzwe, kandi ko nta muntu wabyanga. Urumva nta mukinnyi wari kubyanga bitewe na situation yabayemo. Urumva rero hari ibintu nabonye abafana bamwe batarabyishimiye, abandi bakanyandikira Rutanga ni wowe biri inyuma ugambaniye equipe. Siko biri kuko ngiye Rutanga ndanga gufashwa gutese, kandi n'u Rwanda rufashwa. U Rwanda ntuye mu byonyine rurafashwa, ngiye nange gufashwa, ntago bishoboka. Kandi buriya iyo nanze n'ikintu, buriya ndakeka abona nakoze n'icyaha, ushobora kwanga ikintu. Kandi nta nubwo byari binyuze mu nzira, sinumva ko yenda hari inzira banyuzemo yenda ni ngo bari kunyura mu buyobozi, ariko twe ntabyo twari tuzi nk'abakinnyi. Kandi n'ubu ngubu nambaye score, ndayambaye kandi numva ko ari umuterankunga. Iyo umuntu aguhamagaye ngo aragufashije, nkeka ko nyuma baratubwiye ko ari amakosa, ariko twarabyumvishe
ariko ubutaha yenda bizajya bimera ukundi, ariko ntabwo umuntu ari kumbwira ngo aje kumfasha n'undi ngewe ambwiye ngo aramfashije ntabwo nabyanga. Nubwo naba murusha, nshobora kuba nkurusha amafaranga, ariko ukavuga ngo ukambwira ngo uje kumfasha bitewe n'urukundo umfitiye, nabifata. Kandi bititaye ko hari ikintu hari icyo nkurusha. Hanyuma Rutanga, hari ababisanisha n'ibyo ugize gukomozaho uti ibintu by'amashyamba, byo uri kapiteni uranyemera rwose, imitwaro yose n'indi kugenda nyitura kuko niwe kapiteni. Byo biri kuvugwa abantu bati wenda ba Sadate gutya n'abandi gutya, byo nka kapiteni niki wabivugaho ino situation irimo kubigendana n'imiyoborere ya Rayon Sport? Urumva Rayon Sport cyambere Rayon Sport idatsinda havuga ibintu byinshi, iyo bitameze neza hari n'ababa baraho ngabo bakururiza ibintu kugira ngo bikomere. Ako nkanjye umukinnyi ku izina amaze kugira, cyangwa umukinnyi ari wese, umukinnyi w'ikipe y'igihugu, ndumva nta kwicara numve ngo ishyamba. Njyewe naravuze ngo nakanyama yaye wacu wa Rayon Sport umugize perezida, avuga ngo ni perezida wanjye, cyangwa ufashe undi wese unyobora njye, nubaha akazi kanye kuruta uko ndeba ku ruhande. Njyewe rero ndeba ubuyobozi babundiho, ntago nita kuko ntago ushobora kumpa amafaranga ngo nitsindishe. Cyambere ishobora kuyarya aka kanya, ariko hari byinshi ndi kureba, kereka yenda ari wa mukinnyi uri kurangiza kariyeri uvuga ngiye hari indi ntumbero mba mfite, nyine ikipe y'igihugu ndajya gukora ibyo bintu, ntago byashoboka. Kandi sinarwana ubuyobozi buriho ntibyanashoboka, ntago byashoboka, nta ngufu mbifitiye, kuko ngewe akazi kanye no gukina. Iyo bitagenze neza umuntu anavamo kuko baragusezerera. Iyo urimo kuko nuko hari ibyo uri gutanga kandi byiza, ni ibintu bagomba gutandukanya. Twebwe nk'abakinnyi nta kintu tuba turimo, nta n'ikintu tuba tuzi, ahubwo twebwe nimba umuntu arekramye abarekrama ibye kuko uba warabikoreye. Twe nk'abanyarwanda tumenyereye uko akenshi umuntu apfira mu mutima, ukapfira mu mutima kuko yenda hari icyo ushaka kwaka umuntu, ariko ukanga kuba ati nimvuga biragenda gutya, biragenda gutya, ako siko byakagombye kugenda. Nimba hari ibyo ubuyobozi ngomba kubibaka kuko kontra niko ibimeze, nkabibaka nk'umukinnyi, atari ukuvuga ngo sinkunda ekipe, kuko nawe yo udatanze bya bindi bagusaba barakwataka. Nimba ubizi mu minsi ishize ukuntu batwatakaga, Rayon Sport nabizi niyo bitagenda neza, kuko umukinnyi wa Rayon Sport ahora ari kuri pressure mu kibuga, ahora ari kuri pressure y'abafana. Niyo mpamvu rero natwe tuba tugomba kuvuga tukabahaka, rimwe na rimwe ukabona ko turi gushyira igitsura ubuyobozi, nuko hari icyo tuba dushaka, kuko ejo bundi shampiyona itangiye ntago wagenda mu kibuga utameze neza, kuko umufana ukubonye uri mu kibuga nawe gushyiraho pressure, ntago yavuga ngo ntago mu rugo wariye, awapfa kuba kubonye mu kibuga yambaye gode abazi kuri 100%. Igenda rya Michael Sarpong umunyegana watakiraga ekipe ya Rayon Sport nka kapiteni, urivuga iki bundi wabyakira uteri? Sarpong no mukinnyi nari nkeneye nka kapiteni, umukinnyi yenda Rayon Sport ikeneye, ariko iyo ukoze amakosa bakaguhana, nanjye nta kintu narenzaho, kuko buriya buyobozi nimba bwarabonye ko Sarpong yakosheje bakamuhana, ni nkuko nanjye bashobora kumuhana bakanyirukana, ni ibintu bisanzwe muri ekipe. Gusa ku giti cyanjye Sarpong numvaga ko atava muri ekipe, kuko n'umukinnyi wadufashaga, yaduhaye shampiyona umwaka ushize, n'ubu ngubu n'umukinnyi wadufashaga cyane. Kuri njyewe ku giti cyanjye narababaye, ariko ni ibintu urebesha amaso nyine, nta kintu wakora. Ariko buri buyobozi nubwo buturebera, yenda baricaye babona ko yakosheje baramuhana. Nabonye byaranagenze neza, arabayeho kumvikana, sinzi nyuma
nta kundi ni kuriya. Nta kundi ni kuriya. Hanyuma birashoboka yuko bari gutekereza bati ese shampiyona tuyihereze ekipe ya APR FC nta yindi mikino kimwe ndakeka hasigaye imikino 6 wowe nka kapiteni wa ekipe ya Rayon Sport ubundi byashobokaga yuko imikino 3 muyikinnye intsinzi igikombe mwari kugitwara? Ngewe ye nk'umukinnyi numva ko bishoboka cyane ko twari tukiri muri course igikombe kuko n'umwaka ushize urabizi twakuyemo menshi 12 batari 18 ya muri football ntiwagendera kuri ibyo kuko ngo wakuyemo 10 ngo nawe wari kuyakuramo aha ntago wabigenderaho nanone ariko kuba shampiyona itari yararangiye ngiye ku giti cyane numvaga ko yakagombye kurangira tugakina tukayirangiza ariko rya tegeko yenda ministeri yasohoye ngiye ibintu byose bazakira bazafata nge nzabyakira kuko ariyo APR yari ku mwanya wa mbere ya igikombe nta kintu narenzaho kuko n'ubundi yari ku mwanya wa mbere bafatiye aho ngaho yagifata kuko n'ubundi yenda bo baturusha amategeko nibo bazagena barebe icyangombwa ariko ku giti cyanjye ngewe numva ko shampiyona yakomeza ariko bafatiye aha ngaha APR wahe igikombe cyayo kuko kugeza ubu yaranagikoreye pe ni abantu ntibanyumve nabi pe kugeza ubu ngubu bavuze ngo bahatanga igikombe wakiha kuko yaragikoreye niri ku mwanya wa mbere ariko ku giti cyane nka Rutanga numva ko twakomeza tugakina kabisa kuko ari gihe nakuramo pe uzuga bifata ute Rayon Sport iramutse idakinye Confederations Cup umwaka utaha kuko baravuga bati iryo tegeko koko ndabayiha igikombe bagiha APR ayisigare yakongera igasohoka muri Confederations Cup ubyumva utubifata ute Rayon Sport idakinye imikino nyafurika? Urumva se ibyo ahubwo ibintu uvuze ntabwo byashoboka nose wawihaye igikombe cy'uno mwaka ukahita ujya no gufata iby'undi mwaka ushize ntabwo bishoboka. Urumva bayihaye igikombe twe twasohoka nk'aba kabiri urumva igikombe cy'amahoro cyaba kivuyeho kuko ntabwo wakigenderaho ubwo bibaye gutyo watwara twebwe ubwo APR yasigara ubwo ugatwara twebwe ubwo shampiyona bivuyeho ugatwara Rayon Sport nayisigare bibaye gutyo ubwiseshejwe niko numva byagenda ubwo batafatira ku shampiyona y'umwaka ushize. Ngahe nguko ni kapiteni no umukinnyi ababizi cyane